uzane nyine gurisenya. Uzaze gusenya wenyine. Ako kuki ukunda kunyohereza njyenyine? Njyewe nzanguma mu rugo woze gusenya unateke, njyewe nzaza indya gusa. Kuba warama icumbi bivuze ko ari uko ibintu byose nzajya mbikora. Ugomba kugukoresha nanjye ngire ibyo ngugaruriza, uryama kuri matura yanjye ukarya ibyo nahashye. Ibyo nahashye ntago ubusa aho byavuye. Ariko nimba umukire sha Imana basi he ndeba nkubwire winyihenuraho ntabwo kuyihara hirya aho nagukuye urahibagiwe. Ndabyumva ndi imfubyi inama mangira na papa njye. Aho ni sawa. Wewe waraje ndagucumbikira, ariko nubwo nagucumbikiye ni kwa mama na data. Rero ugomba kujya utashye inkwi ukavoma ibintu nyine nk'ibyo. Ariko kuba warancumbikiye nuguhora ubinyurira. Ndasenya njyenyine, ndavoma njyenyine, nkateka njyenyine, ari n'ugiye unyohereza mu kiraka njyenyine. Asubwo nzabahuta. Umva rero by'imibereho yawe n'ibindeba. Njyewe narakuzanye ngo ngucumbikire. Nkubonye uri ku muhanda ndagucumbikira, ariko uzaza wishakira ikigutunga. Aha mu buzima bwanjye igihe nabereyeho nta n'umuntu nabonye wagiriye neza. Tugende. Koko ibintu nakoze birakwiriye. Niyo naba mbayeho mu buzima bubi gute, nakwifatira umwana wanjye nkamwijishura nkamujugunya. Bantu uramutse umunyeretse, ntago nazongera gukora ikosa nk'iryo nakoze. Iri shyamba si ubukoko ryo, none ni nari nini naho n'amaguru yarushye. Mvemo nkomeze nshakishe mbure n'umuntu basi n'uyu n'umwe wambwira ati nabonye umwana umeze gutya na gutya. Mbe mubi n'abantu babe babi. Sundo wari kumwitaho ngiye nyine wamubyaye ntaramwise wari kumunyitiraho we nini.
iki ni igikira wasanga atari borora umuntu se waba wajemo hano mw'iri shamba we bite byawe waje kumara iki muhano zamuka vuba waje kumara iki muhano waje kumara iki muhano nibyo ni kukubaza waje kumara iki muhano hano se gariho nabonyeho kurara niho wabonyeho kurara waje uri kumabuza ntabwo nakwizera ko yapfuye aracyari guhumeka se iri shamba umuntu wese uzarizamo agomba gupfa nawe urapfuye iminsi myinshi mani turaburanye aya reka wanguki shana network ufite ntago ndi kukumva uretse gato ndaje nguhamagare ndabona network ubaki se kandi ko ndeba umfukamiye vipi zawe babarira kanono nakumira bagufasha ku ngufu se wena tuyendanya kukwe abaiki genda nari bunyereka mana yanjye nanondebera ahantu uri kujyana pe ibyo ni ikiko do Jesus mana we uyu mwana se yabaye ikiyageza ahagute mana yanjye we hafi urajya bavuga ko ari twe twamwishe ngwino none se byagenze ute wamubonye hano gute ngwino tugende ndakubwira hano ruguru natwe arataza akatwica shamana ubwoba buranyishe pe sura mwana yabaye iki ko karyamye hariya koko nabonye umuntu ari kumunika mwana we ubu se turabigenza ute nshuti yanjye babarira umbwira ubu se tuzana abantu tubamwereke oya bavuga ko ari twamwishe mwana we kandi tora mwana ntago ari ubwa mbere tuye yego nahise aba mu ishyamba uramuzi se yarambwiye ngo ntagagira ata yego mwana yanjye we shanyine mani wigoma kuranga uno tugenda hatagira n'umuntu udusanga hano akavuga ngo ni twebwe twamwishe uriya mwana kandi mani biratamarira none se wamwishe tunyura aha ngaha tugenda